Mwongeye kwirirwa ndetse mwaramutse bakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu nce zitandukanye z'isi yose. Ni Pilot Rwanda nk'ibisanzwe, ni wa musore umaze kumenyera aho ngenda bagezaho amakuru menshi bagiye atandukanye, amakuru aba yibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi menshi abagenda acicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko mumaze kwimenya rero, amakuru tubagezaho ni amakuru utasanga ahandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'abatindiye rero ngiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa mu itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda, harimo ari kuvugwa kuri Clarisse Karasira ndetse n'umukunzi we Sylvain de Joie wagize isabukuru, ndetse Clarisse Karasira akaba yamubwiye amagambo menshi yuzuyemo urukundo, ndetse hari na byinshi bigaragara muri aya magambo turi buze kubagezaho muri iyi nkuru. Ndetse nongere mbagezeho indi nkuru ivuga kuri Miss Kalimpinya Queen, Miss wabaye igisonga cya gatatu cya Miss Rwanda 2017, n'umwe wa Miss Rwanda bakunzwe muri iyo myaka 2017, n'umwe wa Miss Rwanda bakunzwe kubakurikiranye iryo rushanwa rya Miss Rwanda rya 2017. Miss Kalimpinya Queen rero yongeye kugaruka mu itangazamakuru, nawe ndaza kumugaruka, ariko reka mbanze mere kuri Clarisse Karasira. Umuhanzikazi Clarisse Karasira uherutse gusohora amashusho y'indirimbo yise Umutima w'u Rwanda, yandikanye ibinezaneza agaragaza ko aryohewe n'urukundo rw'umukunzi we Ifashabayo Sylvain de Joie, wizihiza isabukuru y'amavuko kuri uyu wa gatanu tariki ya 30 Mata 2021. Ni isabukuru idasanzwe mu buzima bwa Ifashabayo Sylvain de Joie, isanze yaramaze guhigura umuhigo yari yarahigiye nyina ko mu mwaka wa 2021 azamwereka umukazana. Yahiguye umuhigo mu ijoro rya tariki ya 8 Mutarama 2021, ubwo yambikaga impeta y'icyizere umukunzi we Clarisse Karasira. Icyo gihe yanditse kuri konti ya Facebook agaragaza ko yabwiwe yego n'inshuti ye akaba n'urufatiro rw'ahazaza. Mu gitondo cy'uyu wa gatanu tariki ya 30 Mata 2021, Clarisse Karasira yanditse kuri konti ya Instagram avuga ko we na Ifashabayo Sylvain de Joie bahora bishimye by'ikirenga, ariko ko uyu munsi wo ntusanzwe. Isabukuru nziza Ifashabayo de Joie. Ayo ni amagambo ya Clarisse Karasira, umukobwa w'Imana n'igihugu. Uyu muhanzikazi kandi wakunzwe mu ndirimbo zitandukanye yashimye Imana yazanye mu buzima bwe Ifashabayo Sylvain de Joie, avuga ko nta kindi yasaba Nyagasani. Yavuze kandi ko atazi ko ubuzima bwari kumera iyo atagira uyu mukunzi. Aravuga ngo iyo nakugira sinzi uko ubuzima bwari kumera mukunzi. Akomeza ati Imana ikomeze kukumera umugisha wowe mpano yanjye yavuye mu ijuru. Uyu ni umunsi Uwiteka yaremye ngo tunezererwemo. Tariki ya 18 Gashyantare 2021, Clarisse Karasira yasezeranye imbere y'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda na Ifashabayo Sylvain de Joie, bemeranya kubana nk'umugabo n'umugore. Icyo gihe Ifashabayo yabwiye itangazamakuru ko ari ibyishimo ndetse ari iby'igiciro kinini kuba yafashe ku ibendera ry'u Rwanda, akemeza ko agiye kubana n'umutoni we. Yavuze kandi ko yiyumvaga nk'umusore w'umunyamugisha wakunze kandi ukunzwe ibihe n'ibihe. Ati nzamura akaboko ndahirira imbere y'amategeko y'u Rwanda kubana n'umukunzi wanjye, nari nuzuye ibyishimo, amarangamutima meza, kuko nawe byibaze kubaho ugakura ukagera ku rwego nawe urahirira gushinga umuryango. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bikomeye, ni ibintu by'igiciro kinini cyane. Akomeza agira ati ubwo rero akaboko kari kazamuye numvaga ko nari nejejwe cyane ko ndi umwe mu basore b'abanyamahirwe kandi bishimye muri isi ya rurema. Ifashabayo Sylvain de Joie ngira ngo murabyumva, ibye na Clarisse Karasira bivugwa ko nibamara gukora ubukwe imbere y'Imana ndetse bagakora na reception n'ibintu byose, bazahita berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko amakuru agenda ajya hanze aba agenda abigaragaza, ibi byose nzagenda mbibakurikiranira 5 kuri 5 bifite aho bihuriye n'uyu mwari w'umukobwa Clarisse Karasira, umukobwa w'Imana n'igihugu. Twavuga ko ari umwe mu bakobwa hano mu gihugu cy'u Rwanda bavuzwe cyane ndetse bagakundwa ku buryo bukomeye cyane, bitewe n'indirimbo ze zifite aho zihuriye n'umuco abanyarwanda benshi bakunze ku buryo budasubirwaho, kuko yaje afite impano twavuga ko itari isanzwe mu rubyiruko, indirimbo ziririmba ku muco.
reka nkomereze nk'uko nabibabwiye mu ntangiriro z'iyi nkuru z'aya makuru mbabwira ku bijyanye na Miss Kalimpinya Queen wakoze ikoranabuhanga ryifashishwa n'amahoteli hirindwa COVID-19. uyu mwari w'umukobwa ni umukobwa mwiza nk'uko mubona ku ifoto, nk'uko mubona ku mafoto, umwe mu bakobwa twavuga ko bakunzwe cyane mu irushanwa rya Miss Rwanda 2017 ndetse biza no kumuviramo kwegukana ikamba ryo kuba igisonga cya gatatu cya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2017. yitwa Kalimpinya Queen. Yifatanyije rero na bagenzi be babiri bakora ikoranabuhanga ryiswe Oderfene rizifashishwa n'amahoteli na za restaurant mu guhangana na COVID-19, ari nako abazigana bahabwa serivisi yihuse. Murumva ko ari n'umukobwa ufite ubwenge ku buryo bukomeye cyane. Iki gitekerezo cyabo rero bashyize bagamije gufasha abagana za restaurant na hoteli kujya basaba bakanahabwa serivisi n'ibindi bashaka batagombye kujya kuvugana n'abakozi baho cyangwa ngo bafate ku rupapuro ruriho urutonde rw'ibihari n'ibiciro byabyo menu, cyane ko byanaba intandaro yo gukwirakwiza icyorezo. Ni muri urwo rwego Miss Kalimpinya Queen wize iby'ishoramari, Rushita Arfene wize iby'ikoranabuhanga na Bisamaza Ismael wize ibya politike mpuzamahanga bishyize hamwe bakora application bise Oderfene ifasha umukiriya kubona ibiribwa n'ibinyobwa biteguye agahitamo ibyo atumiza maze akabishyikirizwa ahari. Mu kiganiro Rushita Arfene uhagarariye iryo tsinda yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko basanze ikintu cya mbere umuntu akenera ageze muri restaurant na hoteli ari menu, maze batangira kureba uko yashyirwa mu ikoranabuhanga. Yagize ati twahisemo kubishyira hamwe ikoranabuhanga ku buryo umukiriya abasha gufotora skani QR code akabona menu y'iyo restaurant cyangwa hoteli akaba yatumiza ibyo ashaka yagaragaje n'ameza yicayeho cyangwa icyumba arimo. Icyo gihe byakirwa n'ubishinzwe ndetse akabona n'igihe bikenewe, nawe akagaragaza ko bije, umukiriya akabona ko babimuzaniye. Gukoresha Oderfene bisaba kuba ufite telefone igezweho ya smartphone na restaurant cyangwa hoteli ugiyemo ikaba ifite QR code iyo application. Ugera ku meza yawe ukahasanga urupapuro ruriho ya code maze ukayifotora na kamera ya telefone bagahita bakwereka menu, ugasaba ibyo ukeneye, haba ibiryo, ibinyobwa cyangwa izindi serivisi zo mu cyumba cya hoteli wabasha kuzihasabira. Kuva Oderfene yatangira gukoreshwa muri Kanama 2020 iratanga icyizere cyo kudatenguha abayikoresha mu gihe internet yabikora neza, cyane ko basigaye banayitanga na wifi nyuma yuko abayikoresheje bwa mbere batenguhaga na internet. Icyongereza n'igifaransa nizo ndimi zikoreshwa kuri iyo application kugeza ubu, ariko hari gahunda yo kuzashyiramo n'ikinyarwanda kugira ngo hatagira uhura n'imbogamizi z'ururimi mu gihe ashaka kuyikoresha. Oderfene ifasha umukiriya n'umucuruzi gutanga no guhabwa serivisi mu buryo bwihuse, bunoze kandi bujyanye n'igihe. Ngira ngo murabyumva ko ari ibintu byiza cyane, ari ibintu byo kwishimira kubona ko Kalimpinya Queen, umwe mu bakobwa twavuga ko bakunzwe cyane b'abahanga bitabira irushanwa rya Miss Rwanda 2017. Ni ibintu byiza rero kubona bamwe mu bakobwa bagenda bagaragara muri aya marushanwa y'ubwiza no mu gihugu cy'u Rwanda, bagenda bagaragaza byinshi mu buhanga bafite, bagaragaza ko bafite impano zidasanzwe. Ngira ngo murabyumva rero ko ari Pilot Rwanda twagarutse uyu munsi ku bijyanye na Kalimpinya Queen ndetse no ku rukundo n'isabukuru nziza ya Sylvain Dejoie, umukunzi wa Clarisse Karasira, umuhanzikazi ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka dusoze twifuriza isabukuru nziza Sylvain Dejoie, umukunzi wa Clarisse Karasira, isabukuru nziza. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ni Pilot Rwanda, ndabakunda cyane.